Turabasoje cyane abakunzi b'ikiganiro menya byinshi. Nge nitwa Samuel Mugisha. Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa kimaze imyaka myinshi cyane, ari cyo gikorwa cyane kurusha ibindi byose kandi ahantu hose ku isi. Ni igikorwa cyaduhanze, gihanga abasogokuruza ndetse kiracyahanga abandi n'abazadukomokaho, gishobora kuzabagiraho uruhare niyo rwaba ruto. Gusa nubwo ibyo bimeze gutyo, iki gikorwa kukivuga mu buryo bweruye ni ikizira cyane kugeza naho abana bacu tuba tutabashakaho kivugwa. Gusa ibi nta kibazo. Igisa n'ikibazo umuntu yakwibaza niba ahantu hose ku isi gifatwa kimwe. Niba mu Rwanda iki gikorwa cyo guhuza ibitsina n'ibijyanye nacyo byose bivuga bikanakorwa mu ibanga rikomeye cyangwa se mu bwiru bukomeye, n'ahandi hose ku isi nuko bimeze. Mu kiganiro menya byinshi cy'uyu munsi twagutegurira ahantu 7 ku isi bafata kandi bagakora imibonano mpuzabitsina mu buryo butangaje cyane kurusha ahandi hose ku isi. Iki kiganiro cyitwa menya byinshi. Ni ikiganiro mukurikirana neza iyo mwakoze subscribe kuri channel ya Montagne Rwanda, kuko gukora subscribe bibafasha kubona ibiganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Dore uko wayikora: manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe Kandi, bizajya bigufasha kubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye cyane. Ikaze mu kiganiro. Niba mwibuka tugitangira iki kiganiro, twakomeje ku kuntu uguhuza ibitsina bifatwa duhereye nk'ahani iwacu mu Rwanda. Mu Rwanda uguhuza ibitsina ni igikorwa gikorerwa ahantu hibanga, kandi mu kuvugwa kikavuganwa isoni ndetse rimwe na rimwe kikavugirwa mu ibanga. Ibi nuko bimeze kandi nta kibazo kirimo, kuko umuco wacu niko watureze kandi niko udutegeka kubigenza, udutegeka kubikora gutyo nyine. Niba umuco wacu ari wo watugize gutyo, rero twese turabizi ko n'ahandi bagira imico cyangwa se umuco. Ubwo rero wasanga batandukanye natwe mu myumvire. Nk'ubu ushobora kuza kumva bigutangaje cyangwa se wenda ntunabyemere, gusa nko muri Autriche abagore cyangwa se abakobwa baha abo babengutse cyangwa se abo bakunze impano z'imbuto za pome zifite umwuka nk'uwo mu bucakwaha. Nibyo uhise wumva wenda bigutangaje cyangwa se wenda unarasetse. Icyo ukoze icyo ari cyo cyose sinkizi, gusa nuko nguko bimeze nyine. Ni muri Autriche. Reka noneho tuvuge ku hantu 7 bafata kandi bagakora imibonano mpuzabitsina mu buryo butangaje cyane kurusha ahandi hose ku isi. Nk'abaturage b'abasangwa butaka bo mu bigwa bya Hawaii bita amazina atangaje ibice ndangagitsina by'imibiri yabo bijyanye n'umuco w'Abanya-Hawaii. Aba baturage baho basingiza ndetse bakanaha amazina y'igikundiro ibice ndangagitsina by'imibiri yabo. Gusa nk'aho ibyo bidahagije, n'ab'ibwami ndetse na rubanda rusanzwe rwa giseseka bose bagira indirimbo yabo ijyanye n'umwanya ndangagitsina runaka. Izi ndirimbo zabo ziba zishobora gutaka cyane ndetse zikavuga mu buryo buvuga ikintu kimwe ku kindi iyi myanya ndangagitsina yabo. Muri Brazil mu cyaro cyitwa Mexico, abagabo baho batereta abagore baho bifashishije amafi. Muri iki cyaro cya Mexico ni rwagati muri Brazil. Aha abagore baho basa n'ababonye uburyo bworoshye cyane ngo guhitamo umuntu bazabana mu bagabo benshi baba babatereta. Abagabo cyangwa se abasore bari guhanganira urukundo rw'umugore cyangwa se umukobwa umwe bamuzanira impano y'ifi. Ibi birumvikana cyane. Umugabo cyangwa se umusore buri gihe uzanye amafi menshi niwe wegukana iyo nkumi. Muri Autriche twabikomojeho haruguru. Abagore bo muri iki gihugu baha abo babengutse cyangwa se abo bakunze impano y'imbuto za pome zifite umwuka nk'uwo mu bucakwaha. Mu byaro byo muri Autriche abagore baho bafite umuco wo kujya kubyina bafite ibice by'imbuto za pome mu bucakwaha bwabo. Hanyuma iyo barangije kubyina, bamaze no kureba cyangwa se gucisha amaso mu bagabo cyangwa se abasore baraho, umugore cyangwa se umukobwa ahitamo uwo yabengutse cyangwa se uwo yakunze, akamuha agace ka rwa rubuto rwa pome rufite umwuka w'ibyuya byo mu kwaha. Ibi kuri wowe birumvikana nk'ibintu bitari byiza na gato, gusa ku musore cyangwa se ku mugabo bahaye uru rubuto ruri guhumura gutyo, iyo nawe yakunze uwo mukobwa, aba ari impumuro itagira uko isa kandi ikaba impumuro imuzaniye ibyiza bitagira ingano. Aho ni muri Autriche.
Mu gihugu cy'Ubugereki niho bakora imibonano mpuzabitsina cyane kurusha ahandi hose ku isi. Hari ubushakashatsi bwakorewe ku isi hose n'uruganda rwitwa Durex rukora udukingirizo bushyira Ubugereki ku mwanya wa mbere mu bihugu bikora imibonano mpuzabitsina cyane ku isi. Ubu bushakashatsi ni ubushakashatsi bwakorewe ku bantu bagera ku 30,000 bafite hejuru y'imyaka 16 y'amavuko mu bihugu 26 bitandukanye ku isi. Mu Bugereki ubu bushakashatsi nibura bwerekanye ko hari impuzandengo y'imibonano mpuzabitsina y'inshuro zirenga 164 zose kuri buri muntu buri mwaka. Aha ni mu gihe ubwo bushakashatsi bwakorwaga. Uyu munsi bishobora kuba byanariyongereye. Hari impamvu eshatu nibura abantu bemeza ko zishobora kuba zitera ibi ngibi. Impamvu ya mbere bavuga ko bishobora kuba biterwa n'imiterere y'ikirere cyaho, cyangwa se nanone bikaba biterwa n'ikiri mu mazi y'ibiribwa biba mu iki gihugu, cyangwa se nanone wenda bikaba biterwa n'amateka yaho, dore ko kuva kera Abagereki bazwiho cyane kuba barihanganiraga imibonano mpuzabitsina. Uyu munsi nibo ba mbere bayikunda ku isi. Ahandi hantu bafata imibonano mpuzabitsina mu buryo butangaje cyane ni mu Burusiya. Mu Burusiya bagira umunsi wahariwe gusama cyangwa se gutwita. Uyu munsi wahariwe gusama washyizweho mu karere kamwe ko mu Burusiya hagamijwe gutuma abaturage bako batase bagakugabanyuka bororoka cyane kugira ngo biyongere. Uyu munsi bawugize ku tariki ya 12 z'ukwezi kwa 9 buri mwaka. Guverineri w'intara yitwa Iranoviski, iyi kaba intara yegereye umugwa mukuru Moscow, niwe washyizeho uyu munsi. Ni umunsi w'ikiruhuko aho abashakanye baguma mu ngo zabo bafite intego imwe gusa, ariyo gukora imibonano mpuzabitsina kugeza umugore asamye. Hari ubwoko bw'abantu bitwa abaguajiro, aba bakaba abaturage bo muri Colombia. Aba iyo uri umugore kugira ngo wigukane umugabo runaka nuko ushobora kumukoresha amakosa. Muri ubu bwoko ni ubwoko aho kubyina usobanya bigufasha gutsinda. Abagabo n'abagore bo muri ubu bwoko bitabira ibirori bidasanzwe by'imbyino, aho iyo umugore ashoboye kubyinisha umugabo nabi biba bivuze ko bagomba gukorana imibonano mpuzabitsina byanga byakunda. Ibi wabona ari nabyo biha igisobanuro cy'imvugo nshya igira iti kanaka ngo yahengamiye kanaka. Ahantu hanyuma bafata imibonano mpuzabitsina mu buryo butangaje cyane ku isi ni muri Denmark. Muri iki gihugu abaturage baho bakora imibonano mpuzabitsina iyo bari mu biruhuko. Ubushakashatsi bwakozwe na kompanyi yitwa Spice Travel ikora mu bijyanye no gutembera bwagaragaje ko abaturage bo muri iki gihugu bakora imibonano mpuzabitsina ku kigero cya 46% iyo bari mu biruhuko. Uretse ko nk'aho ibyo bidahagije, 10% by'abana bavuka baba barasamwe cyangwa se baratwitwe mu gihe ababyeyi babo batari bari mu rugo. Mu mwaka wa 2014 iyi kompanyi yitwa Spice Travel mu buryo bwo gushima yahaye buri muryango washoboye kugaragaza ko umugore wawo yasamye inda mu gihe yari ari mu kiruhuko kuwuhereza ibyo gutunga abo bana cyangwa se uwo mwana uzava muri iyo nda mu gihe cy'imyaka 3 yose. Ni naho dusoreje ikiganiro byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ni ikiganiro mukurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo kuri channel ya Tele Montagne Rwanda. Kugikurikirana neza cyane bikorohera iyo wakoze subscribe kuri channel ya Tele Montagne Rwanda. Dore ko wayikora manuka hasi iyi video ureba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe hakande, tujye tubana mu biganiro byacu byose bikoroheye cyane. Nge nitwa Samuel Mugisha, murakoze cyane.